Yes. Nongeye kubasuhuza mwese, nongeye kubasuhuza aho muherereye hose. Mwe mwese mukunda Kingabo Editions TV. Uyu ni wa mwanya mwiza. Ngarutse gukomeza kubagezaho inkuru y'urukundo rwa Rwema na Munyana. Mwese nkuko mubizi, ni inkuru nziza, ni inkuru dusoma mu gitabo cyitwa Imbaraga z'urukundo. Ni igitabo cyanditswe n'umwanditsi w'umuhanga Kiza Ngarukiye Boniface. Nyine nkuko mubimenyereye, turaza tukabagezaho episode nshyashya tuba tugezeho. Ubushize ubwo twari kumwe twagarukiye kuri episode ya 5. Uyu munsi noneho tugiye kubagezaho episode ya 6. Ariko mbere yuko dukomeza murabyumva ko ni ngombwa ni ngombwa rwose bakunzi bacu, ni ngombwa ko tubanza kubibutsa nibura uko muri episode ya 5 byari bimeze. Nibyo duherukana muri episode ya 5 ubwo umusore Rwema yaravuye gusenga, ariko ibyo yabonye uwo munsi byaragatangaza. Yabonye umukobwa mwiza w'ugwererane utagira ukwasa, maze ngo umutima we rwose urasaba yangwa ngo umuvamo wese, dore ko rwose nako mwarabyumvishe da. Ubwo basezeranagaho rero bamaze kuganira birambuye, umusore Rwema murabyibuka ko yananiwe rwose kumanura ikiganza ubwo yapoperaga umukunzi we, dore ko rwose bari batandukanye atifuza ko batandukana. Ubwo rero byaje kurangira Rwema hari umuhamagaye. Ubwo bamuhamagaraga rero nibwo yabashije kumanura ikiganza cye kugira ngo yitabe wari umuhamagaye. Muribuka ko uwari umuhamagaye byatumye amwitabana igihunga cyinshi agira ati alo erega ndakumva, ni byose koko, mbega amahirwe ngize we. Naho ngaho episode yacu yagarukiye ya 5. Ubwo rero yarangiye twese twibaza tuti ese uyu uhamagaye Rwema ninde? Reka rero ntabatindiye nshuti bakunze ba Kingabo Editions TV, mbareke dutangire episode ya 6. By'umwihariko kandi birumvikana, nongeye kubaha ikaze. Episode ya 6 itangiye itya: ubwo Rwema ageze imuhira imyitwarire yabaye mishya, yumvaga muri we yabaye undi. Nyina wabonaga imyitwarire y'umwana we yahindutse, akomeza kugira impungenge. Aramuhamagara ngo amubaze icyamuhinduye. Rwema aza bwangu, ageze imbere ya nyina ati ndakwitabye mubyeyi, kuko ndakwitabye rwose kuko umpamagaye. Ubwo nyina nawe ati Rwema mfura yanjye, nakomeje kwitegereza ibyo wiriwemo rwose byanyobeye pe. Wiriwe mu mishayayo ngaho igihe wahereye byakugendekeye bite ko kuva wava gusenga nabonye rwose imyitwarire yawe yahindutse mwana wanjye? Rwema ati mubyeyi, ibyambayeho nkisohoka mu nzu y'Imana ubanza ari bitangaza pe. Rwose nabaye nkisohoka
mbona umukobwa mwiza we, nkimukubita amaso numva muri njye ndahindutse neza neza neza. Mbese na n'ubu nako sinazuyaje, nahise byancanze ntangira guseka ndasimbagurika. Ariko nyine ubwo nahise nkora ku buryo musaba ko turamukanya, nuko arankundira turaramukanya. Ariko mama nkubwire rwose ikiganiro twagiranye cyanyujujemo ibineza neza rwose, dore ibyishimo mfite naho nabikomoye mama. Ahubwo se mama ugira ngo nibyo gusa se? Uzi ko nkimara gutandukana nawe data yahise amamagara ambwira ko yamboneye akazi, ngo hari umugabo w'inshuti ye uri kubakisha inzu, ngo ngomba kugenzura abakozi ndetse nkareba ko bayubaka neza. Ubu rwose ejo akazi ndagatangira da. Nyina wa Rwema yumvishe iby'izo nkuru nziza zaje zihuriranye, aravuga ati yego rata, nanjye nkabikenga impamvu uri mu mishayayo ya baba utakirwiyambitse mwana wanjye. Kera rero ubigira ibanga nyaboneka, dore utera impundu z'isi ukajya mu mbere. Ariko rero mwana wanjye uramenye rwose, uramenye utazarwa mu ruzi rwita ikiziba. Ntuzishinge abubu mwana wanjye, dore burya ingendo y'undi uravuna. Ugomba kubanza ugashishoza witonze neza, nukuvuga ko uwo mukobwa rwose wamubonye ukahita wumva uhindutse muri wowe. Ngo burya mwana wanjye ibishashagirana byose ntabwo aba ari zahabu. Uramenye rwose ntuzabe nk'umwe wabonye ikitamba akagira gutya agata n'urwo yari yambaye. Mwana wanjye uzagenze gake ubanza ushishoze rega, kuko urabizi ko yihuse yabyaye ibihumye. Nyina wa Rwema yakomeje rwose kubwira umuhungu we Rwema amagambo wumva ko nyine yuje impanuro za kibyeyi. Umwana wanjye rero nyumva rwose ndacyakubwira, hato ntazakubona ushinjagira ushira ugahinduka uruzingo rwose uzize amashara. Aho ugiye kwicara hose ugasanga nta mwanya mwana wanjye, kubera agahinda gatera intimba. Uranyumva? Nuko kandi ubwo abakubona bakakubona ugenda, ariko mwana wanjye warapfuye uhagaze. Uranyumva rero, buhoro buhoro bwagejeje umuhovu ku mugezi, uramenya udahutiraho ukaba urwishigishiye urusoma. Uranyumva mwana wanjye? Nyina wa Rwema rwose yakomeje kubwira Rwema amagambo wumva ko ari aya kibyeyi, amagambo umubyeyi wese yabwira umwana we kugira ngo hato imyaka agezemo itaba yamushuka. Nyina wa Rwema akomeza kubwira Rwema agira ati, mwana wanjye rero uritonde rwose, kandi uritondera ubuhanga bwanjye, utege amatwi amabwiriza yanjye kugira ngo ugume mu bitekerezo biboneye, n'imvugo yawe ihore mu bumenyi. Ni koko iminwa y'umugore w'indaya ibisize ubuki, n'amagambo ye aryohera kurusha amavuta, ariko burya ntibumubuza gusharira. Aya ni amagambo ari muri Bibiliya mu gice cy'imigani, umutwe wa 5 umurongo wa 1. Nyina wa Rwema yakomeje amubwira amuhanura, akomeza agira ati, umwana wanjye rero
mu byo ukora byose uraba umuhanga kuko ubuhanga buhesha ikuzo abana babwo, kandi burya mwana wanjye burinda ababushakashaka, ndetse ubukunda abakunda ubuzima, kandi ababwitabira bugicya bazasarwa n'ibyishimo. Ubwizirikaho azahabwa ikuzo h'umurage, kandi aho yinjiye hose uhoraho amuha umugisha. Aya nayo ni amagambo yo kwa mwene Sirake, umutwe waho wa 4, umurongo wa 11 kugera ku wa 13. Ubwo nyina wa Rwema yakomeje abwira umwana we uko agomba kwitwara. Umwana wanjye uramenye rwose, ubuto buroshya burya ariko ntabwo buherekeza, kandi ubukize burya ngarabubagira. Uranyumva mwana wanjye? Dore ngo ubuto burakubeshya ugaseka. Mwana wanjye ntukabe umwasama ngo ushukwe n'ubuto. Uranyumva? Uramenye rwose ndaguhanye ndi nyoko wakubyaye nkakonsa, nkakurera none ukaba wabaye umusore w'ibigango. Ntuzabe rwose nyamwanga kumva. Uranyumva mwana wanjye? Ntuzabe rwose nyamugi iyo bigiye. Uraba unyumva kibondo? Nyina wa Rwema yakomeje kugira inama umwana we y'ukuntu agomba kwitwara, dore ko yabonaga ibihe agezemo bya gisore ari ibihe bigoranye, ibihe bisaba kugira ngo umwana abe yaraganirijwe uko agomba kubyitwaramo. Ubwo niko gukomeza agira ati: ikindi rero mwana wanjye, uragira ubucuti nyakuri, uragira rwose ubucuti nyakuri, kuko nyirivugo nziza gwiza inshuti, kandi ijambo rinyuze umutima ryongera urugwiro. Jya ugira umubano n'abantu benshi. Urumva mwana wanjye? Rwose unanyumve mbisubiremo, jya ugira umubano n'abantu benshi, naho uzakugira inama uzafata umwe ku 100. Nushaka kugira umuntu inshuti, jya ubanza umugenzure, ubanze witonde, ndetse unamugerageze, kandi ntukihutire kumwimariramo. Koko rero hari ukubera inshuti mu byishimo. Mwana wanjye uranyumve? Ariko bikagera gutya amakuba yaza akakwigarika. Hari n'ubwo wari inshuti yawe rero mwana wanjye ahinduka umwanzi, akakumenera ibanga rikagukoza isoni. Mwana wanjye rero hari n'undi ukubera inshuti mugasangira utwawe, akagira gutya twamara gushyira ya baba, maze bikagenda gute? Amakuba yaza akakwitarutsa mwana wanjye, akakwitarura rwose akajya kure yawe. Aya nayo ni amagambo dusanga kwa mwene Sirake, umutwe wawo wa 6, umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 10. Nyina wa Rwema yakomeje rwose kugira Rwema inama. Rwema yari ateze amatwi yitonze, ubona afite amatsiko menshi yo gukomeza kumva inama nziza agirwa na nyina. Ubwo nyina akomeza agira ati: uramenye kandi mwana wanjye, ntugate inshuti mumaranye igihe, kuko ije vuba itabiyigejejeho. Inshuti ije vuba burya mwana wanjye ni nka divayi y'umushyuhira, yireke ibanze ihore, uzayinywa igushimisha. Aya nayo ni amagambo yo kwa mwene Sirake, umutwe wa 10 ku murongo wa 10. Ubwo Rwema amaze kumva inama nyina yamubwiraga, nawe aramubwira ati:
mawe wambyaye ndagushimiye rwose. Izi mpanuro umpaye nzihambiriye rwose ku ntoki zanjye, nzanditse ku mutima wanjye rwose, nzazikurikiza nk'igicumbi cy'ubuzima bwanjye, kugira ngo zizambere umusaruro w'amahoro n'umunezero ndetse n'imigisha n'ibyishimo. Kandi rwose nzajya nzambara ku manywa, nzigire umukandara nkenyeye, maze nibigera nijoro nziyorose. Ni koko inama umunyabuhanga agira umwumva ni nk'impeta cyangwa umutamirizo bikoze muri zahabu. Aya ni amagambo dusanga mu Migani, umurongo waho wa 25, umutwe waho wa 25 ku murongo wa 12. Ubwo Rwema akomeza abwira nyina ati, none rero mama uko bimeze gutyo reka urabona ko rwose twakomeza kuganira, kandi urabona ko amasaha akuze. Reka rero njye kuryama kuko ejo urabona ndajya gutangira n'ako kazi. Ni ngombwa ko biba ngombwa ko nduhuka bihagije, sibyo mama? Ubwo nyina wa Rwema n'akanyamuneza kenshi atewe n'umuhungu we, amwifuriza kurara neza no kurota Imana n'amajyambere, ariko asigara yivugisha agira ati, yewe mbega Imana ngirankorera ibintu byiza, yokaramba yokabaho yogakomeza kubikora. Umwana wanjye rwose bisa nkaho yabaswe n'urukundo, nta kabuza yanyereye rwose arurwamo. Ndabona rwose rwamugize inganzwa, mbega imbaraga z'urukundo we. Yagize isakama kuzukuru dore bambe ameze nk'uri rwose ameze nk'uri kundi mubumbe. Ariko se wa mugani, uyu mukobwa umwana wanjye yabonye rwose nkaba mbona atakirwiyambitse. Umukobwa umwana wanjye n'ukuntu atajyaga ava ku izima, yakubise amaso akaba rwose yabuze amahwemo. Uyu mukobwa ni mukobwa nyabaki? Ndabashimiye mwese mwabanye natwe muri episode ya 6. Reka tuyigarukirize ahangaha. Ariko se wa mugani, uyu mukobwa Rwema yabonye akaba atagirwiyambitse ni mukobwa nyabaki? Nanjye nibyo nibaza. Ndabashimiye rero mwe mwese mukomeza kubana natwe muri iyi nkuru y'urukundo rwa Rwema na Munyana.